Ikibazo dufite nuko katishyura vuba vuba turashonjesha abana tukajya mu nzu turi mu nzu z'ubukode. Akazi kabi kaguhemba nta kintu kaba kagutwaye. Abana rero baravuga bati hagira umuntu uza akadusanga dukora mu muhanda ntabwo baduseka. Yes, kubera iki kano kazi benshi bagakorana abakecuru n'abasaza? Aka kazi rero ikibazo dufite ubundi katugaburiraga, ariko ikibazo dufite nuko dukora nk'ubu ngubu kwezi kwa kane ntituraguhemberwa. Kugira ngo uzabashe kuza mu kazi uza nta n'intege ufite, hari n'igihe unaburara. Amakuru ntabwo ari meza kuko umuntu turi gukorera ari kutwicisha inzara cyane. Abana bamwe ntibiga kubera guhemba nabi, nk'ubejo ubundi baratangiye mu ntabura minerivare yo kubatangiza kubera iyi kampanye turi gukorera. Umva umuhanda ubukeye n'umurenge ukanyuramo ukabona ko umuhanda ukeye. Icyo badakora ni ukuduhemba. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV. Uyu munsi twasuye abamama n'abapapa bashinzwe gusukura umujyi, bakora akazi ko kubura imihanda buri munsi, ariko twifuzaga kumenya nabo akazi kabo kameze gute. Hano tukaba dufite umumama, areka tangira twibwira. Nitwa Bonifrida Mukarugabiro, nkaba nkubora umuhanda. Yego, nifuzaga kumenya aka kazi kaba kameze gute, akazi ko gukubura umuhanda. Akazi tugakora neza, ariko ikibazo dufite nuko katishyura vuba vuba. Tutarajya mu bibazo, turebe akazi mu busanzwe buri munsi kaba kameze gute? Kaba kameze neza, tugakora neza ntacyo bitwaye. Ukamazemo imyaka ingahe? 4. Imyaka 4 ukubura umuhanda. Muri iyo myaka 4 akazi ka buri munsi kaba kameze gute? Kanyoroheraga, mfitiye kuba nabonye ku mafaranga. Iyo umuntu yabonye amafaranga akagaburira abana, umurimo n'ubundi urakomeza ukagenda neza kuko ukora wishimye kandi wishimiye. Kugira ngo ujye gutangira aka kazi ko gukubura imihanda, wagatangiye ryari, byari bimeze gute? Nagatangiye 2011 niba atari na 12. Ubwo ndakora, nabanje gukorana na kampani yitwa Inema. Turakorana, iyi kampani yindije dukoranye kuva mu kwezi kwa kabiri ku itariki 13. Kuri 3 z'ukwa kabiri nibwo dutangiye gukorana n'iyi kampani yitwa Comfort. Yitwa Comfort Safari Limited. Okay. Ubwo rero dukomeza gukorana nayo, ariko hagati mu kwezi kwa kabiri twarayabonye, kwa gatatu twarayabonye, ariko nabwo twayabonye mu matariki y'ukwa kane, ngire ngo matariki 3 y'ukwa kane nibwo ay'ukwa gatatu twayabonye. Kugeza na n'ubu ngubu izi tariki z'uno munsi 20 ntabwo turishyurwa amafaranga y'ukwa kane. Kwa gatanu doraho kugeze ntabwo turayishyurwa, nta n'igitekerezo cyayo tuzi ko tuzayabona. Ariko noneho turashonjesha abana tukajya mu nzu turi mu nzu z'ubukode, kakodesha inzu ukamara amezi 2 utari wayishyura, kandi uri murakora kandi ukurikiye akazi kandi ukora wishimye. Ni ukuvuga ngo twebwe ikibazo twari dufite nuko mugomba kugira kuduha ubuvugizi, mukatuvugira, ariko noneho natwe tukabona uko tuzajya dukora umurimo twishimye kuko bakaduhemba. Ariko ikindi kibazo dufite, turahembwa 30,000 kandi twarahembwaga amafaranga 40,000. Ariko nayo ntabwo ataha. Gusa natwe icyo kintu kikatubabaza, kwirirwa mu muhanda, wasize abana, wasize urugo rwonyine, wagiye kwiga ntiwamuteguye, agiye kwiga atariye kandi ngukurikiye akazi. Icyo gicyo twagira ngo nacyo mukidukurikiranire kugira ngo ukore akazi wishimye. Ndetse n'umurenge uvuye kudusura mu kanya gatoya, twari turi kumwe nabo tubibabwira, bakatubwira ngo tujya kwibaza rwiyemezamirimo wacu, kandi rwiyemezamirimo nawe ntabwo araza kutwiyereka hano mu muhanda, aheruka aduha amajire yo kwambara gusa. Ariko ubusanzwe usibye ibyo bibazo byo kudahembwa, aka kazi kaba kameze gute mu buzima bwa buri munsi? Kamera neza rwose, wahembwe ni keza cyane, ndanagashima. Ugakora gute? Mugatangira saa ngapi? Tugatangira saa 12:30. Abaturuka kure wakererwa ni na 40, ariko ni akazi dushyiraho umutima ku buryo uturuka kure saa 11 ababashije kubyuka, ku buryo
hatagira nk'abayobozi bacamo bagasanga nk'amapusi yaguyemo ibishishwa by'imineke iby'avoka tukabasha kuba twabasha kugenda tubivanaho vuba na vuba natwe akazi kacu tukakitaho gutyo. wowe ku giti cyawe ni izihe mbogamizi ukunze guhura nazo mu gihe cy'akazi? nta n'imwe mfite jyewe akazi kanjye nkakora nishimye. Imbogamizi ngira niyo kutishyurwa vuba, twishyurwa amafaranga make y'ibihumbi 30 twarahembwaga 40. Nta yindi mbogamizi. Niki cyatumye amafaranga amanuka kuva kuri 40 kujya kuri 30? Nyine natwe twabibajije abadukuriye baratubwira ngo ntabwo umurenge urabishyura, ngo umurenge niwishyura ngo bazahita baduha ibyo bihumbi 40, ngo ntabwo umurenge urabishyura. Aba bakuriye ni bande? Abo ngabo dukorera nyine. Banyiri kampani. Banyiri kampani. Umurenge se uzamo gute mu kazi kanyu? Nibo batanga isoko. Twumva ko aribo batanze isoko. Okay, niba kubona ubu ngubu urabasaba iki kugira ngo akazi kawe gakomeze kugakora neza? Nuko bashyiraho umushahara twifuza kandi tugahemberwa igihe. Wifuza ngahe? Ibihumbi byacu 40 nibyo twakoreraga. Ubonye 40 akazi kawe agakora neza? Nagakora neza. Okay. Gira icyo babwira maze urakoze cyane. Murakoze, nagira ngo rwose badusubize ku mushahara wacu. Yego, akazi ko gukubura imihanda, gukora amasuku ni akazi keza kandi gahemba benshi, bagatunga imiryango yabo, bagakora n'ibindi bitandukanye. Ariko kenshi nasanze naje kureba ko ari abantu bakuze nibo bakora kano kazi benshi, sinzi impamvu. Hari undi mupapa dufite hano, nawe reka abanza twibwire. Nitwa Mukeshimana Jean Bosco. Jean Bosco, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Okay. Nawe ugaragara nkaho wakuzemo ukuntu. Yes, kubera iki kano kazi benshi bagakora n'abakecuru n'abasaza? Nuko ari bo bakuze, abana bato bavuga ko bashobora kuba babona bakabanenga, ariko twebwe twumva nta kintu kaba kadutwaye kuko akazi kabi kaguhemba nta kintu kaba kagutwaye. Abana rero baravuga bati hagira umuntu uza akadusanga dukora mu muhanda ntago baduseka, ariko nkatwe rero umuntu mukuru uvuga ati ndahaha nta kintu biba bimutwaye. Okay, nawe wagatangiye ryari? Nkamazemo imyaka 3. Imyaka 3 ukora kano kazi. Imbere wakoraga iki utarajya muri aka kazi? Nakoraga akazi k'ubuyede. Niki cyatumye uva mu buyede winjiye mu kazi ko gukubura cyangwa gukora amasuku mu mihanda? Icyatumye mva mu kiyede rero, abana twakoranaga barambwiraga ngo isahani irangana, bakanshyira ahantu ku ihene. Nkumva ihene ntayishoboye, niko guhitamo kwizira gushaka kana. Ariko biramutse bigenze n'ukundi nkabona bitavamo, nakwisubira mu kazi k'ikiyedi, ni hahandi nkavumiriye. Mu myaka 3 ushobora ufite experience yahagije cyane muri aka kazi ko gukora amasuku cyangwa gusukura imihanda. Experience yawe imeze gute? Akazi rero ukuntu hakora ubu ngubu maze no gukametiriza, numva nta kibazo, kandi amasuku ko bayakora ushobora kwerekera n'abantu batoya batakamenyereye uko bagakora. Numva nta n'ikibazo binteye, kandi kugakora numva ngashishikariye. Aka kazi mugakora amasaha angahe? Aka kazi tukagiramo saa 12 n'igice, niho wanyuma afunga na 40. Saa 6 tukaruhuka, ubundi saa 7 n'igice umuntu akagaruka mu kazi tugataha saa 10 n'igice. Saa 10 n'igice. Mugakora iminsi ingahe mu cyumweru? Ubundi buri minsi yose tugenewe gukora. Buri munsi kuva kwa mbere kugeza kwa mbere. Mutangira saa 12 na 40 niho wanyuma bahageze. Za mu gitondo. Kugeza saa byibuze wanyuma none saa 10 n'igice. Saa 10 n'igice. Okay. Muri iyi myaka 4 akazi ukabona gute kakugaburira we n'umuryango wawe bigenda gute? Aka kazi rero ikibazo dufite ubundi katugaburiraga, ariko ikibazo dufite nuko dukora nk'ubu ngubu kwezi kwa 4 turaguhemberwa. Reba kwa 5 nako kurashize. Aho niho umuntu agira ikibazo. Ufite abana n'ubwawe kugira ngo uzabashe kuza mu kazi uza nta n'intege ufite, hari n'igihe unaburara. Ubwo rero intege zikagenda zicika mu kazi kubera ko umuntu nta kintu aba yafashe, na nyiri inzu
ubwo ni uko umuntu agenda akora akazi yumva agenda asa n'ukanga, ariko ubundi twagakundaga tukangishwa na nyirakazi utaduha amafaranga. Noneho twagize n'ikindi kibazo cya kabiri, nk'ubu hakurya Ikinyinya yabahaye umushahara wuzuye, n'Ikagugu yabahaye umushahara wuzuye, arenze hano adukata 10. Amaze kudukata 10 twahamagaye umurenge. Tumaze guhamagara umurenge turababaza tutese ko twebwe baduhaye amafaranga y'igice, andi azaza ryari. Ubwo ni uguhamagara Alphonse nyirakazi mukamubaza. Duhamagaye Alphonse nyirakazi ati reka da, ati amafaranga nayo, andi sari hehe? Ngo nayo. Twahamagara umurenge ngo tubaze impamvu duhabwa amafaranga y'igice kandi tuyabonere ku gihe, ati muhamagare rwiyemezamirimo. Ubwo ikibazo cyaheze aho ngaho, nawe ntiwakorera umuntu utaguhemba ngo wumve wishimye ugire na peti zo kumukorera. Boss wanyu ninde? Yitwa Alphonse. Okay. Mwigeze kwicarana nawe mukamuganiriza mukamubaza impamvu umushahara waragabanutse, impamvu mudaheruka kubona ko gashahara? Usibye nk'iyo wagize ikibazo nk'icyo ngicyo nabwo wamuhamagaye ukamusanga kuri biro, ubundi nta n'umuntu bemera ko hagera. Iyo hageze barakubaza ngo uzanywe n'iki hano. Nta muntu bashaka kahagera, no kumubona ntaraza no kutwiyereka, kiretse nkanjye nkunda gutarasa. Akenshi ahantu havutse ikibazo cy'amazi ngiye nkunda kujyayo, niho nkunda kumubonera. Nta ubundi harimo n'abantu bashobora kuba batanamuzi muri aka kazi. Ujya umuganiriza se iyo bamubonye ukamubwiye ngo hariya twebwe ntabwo bimeze neza, cyangwa aha hari igihe boss ashobora kuba atanga umushahara ariko abantu bo hagati bakawutinza cyangwa bakawugabanya, ariko boss yazi ko abakozi be bose barishyuwe? Usibye kumva inkuru y'imbarirano rero no kumwegera twebwe ntitujya tumwegera. Nk'ubwo ngubwo ubushize yaraje yarari nka hano, nanjye ni nko ku biti hirya hariya, ntabwo twigize tubasha kwegerana. Najyaga kumwegera bakambwira ngo subira mu kazi. Najya kumwegera ngo subira mu kazi, nagira ngo mwibarize ubwanjye ku giti cyanjye. Nuko batuma ntamwegera, bambwira ngo ninsubire mu kazi. Okay. Araza kubyumva ubu ngubu, uramusaba iki, uramubwira iki kuri camera za BigTown TV? Ngewe ikintu nshaka nta n'ikintu musaba. Icyo nshaka nuko yampa amafaranga yanjye akayampa ku gihe, yaba yumva bitanashoboka atagomba kuyampera ku gihe, yumva atabikeneye akanyishyura we nakoreye nka cukubiri nawe. Mugiye kubaza muri nimba watubwiye ko umushahara waratinze, waragerageje kubaza? Ujya kubaza bakakubwira gute? Bakatubwira ngo nitubaze rwiyemezamirimo. Ari wende? Alphonse. Nawe mwaramubajije se? Alphonse twamubaza nk'ubejo bundi hari abamuhamagaye, ndumva ari umusi arejo, arababwira ngo none ahangaha ngo niho mukeneye amafaranga, kandi harabura iminsi 10 kugira ngo amezi 2 abashize. Okay. So ubungu mubayeho gute, muri gukora akazi kanyu gute? No kwiyera, ubwo uvuye mu kazi hano ujya kwiranje ugashaka uko bigenza, iyo bidakunze nuko nyine niko kwakuvamo uburara. Ikibazo cy'inzu rero cyo y'amezi nk'ubwo yaguhaye 30, uba mu nzu ya 20 hasigara 10, rya 10 se warihayesha ibyo bizamara ukwezi. Utuye hehe, ukorera hehe? Ngiye ntuye hakurya ahangaha Ikinyinya. Ukorera? Nkorera muri uyu muhanda. Yes, kuba arimo gukurikirana BigTown TV. Aka kazi tutubabwiye ko twabonye abasaza n'abakecuru benshi nibo barimo kugakora, ariko uyu nguyu wenda aragaragara ko akiri mutoya. Nawe reka abanza twibwire amakuru. Amakuru ntabwo ari meza. Kubera iki se amakuru atari meza? Amakuru ntabwo ari meza kuko umuntu turi gukorera ari kutwicisha inzara cyane. Ari kutwicisha inzara. Ubu ngubu duheruka. Ninde? Yitwa Rutabana Alphonse. Nk'ubu ngubu duheruka guhembwa amafaranga y'ukwa gatatu.
amafaranga yo kwa gatatu kugeza ubu mu kwa gatanu nta mafaranga twari twabona. Ejo ngewe naramuhamagaye nari mfite ikibazo nta kintu cyo kurya nari mfite, ndamubwira ntese ko mfite ikibazo uzaduhemba ryari? Arambwira ati ese watangiye akazi ryari? Ndamubwira ni natangiye akazi ku itariki 5 z'ukwa kabiri, ariko waje usanga mwarivuganiye twarivuganiye kuri telefone cyangwa mwarabonanye? Oya, kuri telefone. Arangije arambwira ati ese aka kanya ubu ngubu nibwo ushaka guhembwa? Ndamubwira ntese ubu kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu umuntu atarabona amafaranga, inzu y'abandi bimutegereje, kurya bimutegereje, mu buzima bwa buri munsi abakoresha amafaranga wamuhaye, ko nta handi hantu umuntu aba ahinga, ni gute uvuga ngo aka kanya ngo murashaka guhembwa? Arangije arambwira ngo ibyo ngo ntabwo ngo ari ugomba kuza kumpamagara kuri fone, ngo uzansange kuri biro. Kuri biro cyakoze cyo sinigeze njyayo kubera ko hari uwari umaze icyumweru yaramwatse amafaranga 10,000 yamwandikishije ibaruwa nayo kuzana n'iyi santire yarantarayamuha. Uyu arahari muri kumwe? Muri kumwe? Oya, ntago yaje, we ntago ahari. Ntabwo yakoze uyu munsi. Ariko ubusanzwe atarimo byo gutinza umushahara cyangwa ibibazo nk'ibyo ngibyo, aka kazi kaba kameze gute mu buzima bwa buri munsi? Akazi nta kibazo pe, nta n'imbogamizi irimo. Iyo wafashe amafaranga neza ukayafatira ku gihe ukishyura inzu y'abandi ukanarya, nta yindi mbogamizi irimo ntayo. Ukeka ko ari iki kibazo gituma umushahara wanyu utinda? Ntabwo tubizi, ahubwo mutugiriye neza twe mwabatubariza mukababaza impamvu amafaranga atinda n'igihe n'ukubera bayagabanyije. Kuko iyo tugiye ku murenge kureba ushinzwe isuku aratubwira ati nimugende mujye kureba rwiyemezamirimo. Twajya kureba rwiyemezamirimo akatubwira ati nimugende mujye ku murenge banze kunsinyira. Hagati aho tugahera mu gihirahiro, tukayoberwa abazaduhemba, tukayoberwa n'abana duhumuriza tukabayoberwa. Twe twinifuzaga yuko mwambariza ushinzwe isuku mu murenge, mukambariza na rwiyemezamirimo aho ibintu bipfira ari hehe. Uramusaba iki ubu ngubu bosi wanyu? Ikintu namusaba nahindure kuko kutaduhemba ni imbogamizi cyane. Nk'ubu ngubu nimugoroba naraye ngiye mu nzu n'abana ndaryama nta kintu, kandi hano niho mbyukira, niho nza guhinga, niho nkura agakoma k'abana, niho nkuraho nishyura inzu. Ubwo urumva ni imbogamizi cyane. Nahindura duhembere ku gihe kandi atwongerera umushahara. Wifuza nkangahe? Yaje dusangamo twarahembwaga amafaranga 40,000 ariko bari kuduhemba 30. Wajya kuri konti bakagukata icyo 1,000, ubwo urumva ucyura 28. 28 rero ukagenda ukishyuramo inzu y'ibihumbi 20, amaze amezi 2 ataguhemba, ubwo urumva ni ikibazo. Iyo umaze amezi 2 ahita aguha ukwezi kumwe hagasigaramo ukundi. Nkubaye amafaranga turi gukorera mu kwezi kwa gatanu, turateganya ko dushobora kuzayabona mu kwezi kwa 7 mu matariki atangira. Akazi muri make uragakunda usibye ibibazo? Ni ukuri nta kibazo. Ubu uyu mwaka ndimo n'umwaka wa 4. Wa 4? Dusangize experience gato y'imyaka 4 mu kazi. Iyi myaka 4 rwose ubu nzayuzuza mu kwa 9 ku itariki 30. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu byo byari bimeze gute? Mu mwaka wa kabiri nta kibazo kuko twakoranaga na rwiyemezamirimo w'Inema, yaduhembaga neza, twamaranye imyaka 2. Undi mwaka nawo nari natangiyemo n'undi mugabo dukoreshaga witwaga Mugenga, ariko uyu we aje ubu ngubu ansangamo ari wo mwaka wa 4 nari ntangiye. Murakoze cyane. Yego, watangira uri kutwibwira? Nitwa Kayitesi Viviane. Viviane, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 28. 28. Muri abantu benshi bakora kano kazi ugaragara ko ari umwe mu bantu bakiri batoya. Kubera iki abantu bakuru nibo bakunze gukora kano kazi k'isuku yo mu muhanda? Oya, n'abantu bakuru bose barimo. Nyine aho ugiye ubona akazi umuntu aranyine yaka kazi wakabona nawe ukajya kugakora. Ariko nyine uyu mugabo twaratangiranye kuri 3 z'ukwa kabiri. Ku
ku 3 z'ukwa kabiri. wowe umaze imyaka ingahe ukora kano kazi? Maze imyaka 4 kuko nabanje gukorera witwa Korode. Mu myaka 4 nta kibazo na gito twari dufite. Twaboneraga amafaranga igiye kuyambere tukaba twayabonye. Kandi ukagenda ukayakoresha gahunda zawe ukagenda abana bakarya neza bakiga nta kibazo na gito ufite. Ufite abana bangahe? Mfite abana 2. Okay. Ariko uyu mugabo we dutangiranye abana bamwe ntibiga kubera guhemba nabi nk'ubeje ubundi baratangiye mu Ntabwo yo kubatangiza kubera iyi kampani turi gukorera. Wajya no kwishyuza tukwezi ntikuragera. ugategereza wazajya kubona ko Meza biraruzuye ukabona uhembwa ukwezi kumwe mu mezi 2. Nayo ntayazana ari 30 yuzuye ugasanga ugiye kuri banki baragukaze. Wamubwira ati se watwurije ukaduha 40. Ati umurenge wanze kumusinyira ngahembe 40. Wajya ku murenge naho bakakubwira ati rwemeza mirimo n'ugomba kubahemba 40 mutuvire ku biro mugende. Ukabura ikintu ukora na gitoya ugategereza. Ubu yaratubwiye ngo azaduhemba 40 nabyo turategereje ngo turebe. Imihanda se musukura neza kwe? Umva umuhanda ubukeye n'umurenge ukanyuramo ukabona ko umuhanda ukeye. Icyo badakora ni ukuduhemba. Wajya kubarega nko ku karere ukumva ngo nuza ngo barakwirukana. Ukibaza imbe bakwirukana ari uko wagiye kubaza amafaranga ukabivura. Wowe se ku giti cyawe ugeze ubaza impamvu umushahara wawe uri gutinda? Turabibaza bakatubwira ko ari umurenge wanze kubasohorera ngo amafaranga ngo baduhembe. Ubwo tukibaza umurenge impamvu udasohora amafaranga kandi ubona dukora ikatuyobera. Na boss wanyu ubu ngubu uramusaba iki? Boss uramusaba iki? Boss wacu bamwita Rutabana Rufosi. Ni iki wamusaba? Namusaba yuko yaduhemba amafaranga 40,000 kandi akayaduhera igihe umuntu ntiyicwe n'inzara ubundi tukamukorera akazi k'ukuntu abishaka. Hello. Yes, please. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ego. Nitwa BigTown umunyamakuru. Yes. Aba basore bawe n'abakecuru bako baje kutuzanira ikibazo ngo batinze kwishyurwa. Abahe? Abakora amasuku ku muhanda. Ku muhanda wese. Wa Kimironko Kibagabaga. Barishyuza bako batinze gute se? Bavuga ngo baheruka kwishyurwa mu kwa 3 mu kwa 4 nuko nguko kugiye kurangira na gahunda zo kwishyurwa bafite. Numva atari byo rwose bagoye amakuru bayagoye na kubera biterwa n'igihe akazi katangiriye. So urumva rero nibavanga nta kazi bakora ntibazigiye bagatangire bazi yuko uwa mbere babakoreshaga ari uki bakoresha ngira ngahari uko ngiye maze kubishyura amezi 2 niba 3 kandi jewe amezi abaya 4 ngiye batari banyishyura niyo mpamvu rero ngira ngahari ariko turi muri gahunda y'ibishyura muri iyi minsi nanone. Twagiranye nawe ikiganiro sinzi nimba twakubona ukabisobanura. Cyane ubusuye naho nkorera nibyo byaba nabyiza aho ari gusobanurira. Ukorera he? Ikiganiro gutese? Kuri TV ukorera he? Nkorera Kimironko. Kimironko agana he? Nakunyuraho. Opposite na police. Na police. Munsi y'isoko. Munsi y'isoko, okay, sawa. Ariko ubusimbari. Twabigenza gute? Waboneka ryari? Uyu munsi arya turi kwa kangahe? Uyu munsi turi kwa 4. Kwa 4 simari kwa 5. Kuko we naho kuwa mbere cyangwa kuwa 2. Kuko iyi nkuru yabo nashaka ko isohoka uyu munsi ariko bisohotse wabisobanuye byari kuba byiza. Ariko uko niko kuri urumva ni contract n'umurenge. Uhera mu kwezi kwa mbere. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu munsi turi mu kwezi wa 5. Ntabwo baranyishyura. Ariko ngiye bamaze kubishyura ngira ngo ubugiye kubishyurwa 3. Niyo mpamvu rero niyo ngiye.
so we ku bisobanuro byawe nuko na deni mufitanye n'abakozi se kandi ngomba kubishyura ukwezi kwa kane niko banyishyuza kwa kane nabo n'iki kibazo barimo kuvuga ngo mu kwezi kwa kane kwararangiye tugiye mu kwa gatanu ntabwo tuzi nimba tuzishyurwa nta kuntu batakwishyurwa kuko nubwo ari njyewe bakoresha ariko natwe turakorana n'umurenge urumva rero umurenge ntushobora kutatwishyura utinda kutwishyura ariko ukazatwishyura natwe tukaba twabishyura kandi njyewe ni mu gutegura muri porosesi itangira kugira ngo ndebe uburyo ntabishyura ikindi mu ma interview twakoranye barimo kuvuga ngo umushahara ngo mwarabakase umushahara wabo ngo mwabaherezaga mbere 40,000 ubu ngo byabaye 30 nacyo ni ikibazo ngo bafite ubwo nawe ubyumvye ubuse makoresheje igihe kingana gito ndabura ngo kuno kwezi kwa gatatu dukorana ubwo se mbere byari ryari aravuga ngo mbere ushize kandi ntarabakoreshaga kuno bambwiye okay niyo mpamvu nje nasabaga nimba waboneka ukabisobanura ko inkuru iraza kujyaho nimugoroba byari kuba byiza unabisobanuye byari kuba byiza tubonanye umungu ukabisobanura kuko nkakumvisha ibyo bavuze nawe ukamenya ibyo wasubiza cyangwa ukuntu wasobanura ukagusobanurira rwose ubyumve yego ni ukuvuga ngo uku ni ukwezi kwa kane dukorana ubu tutangiye kwa gatanu yego so ubwo rero nta kuntu bambwira ngo nigeze kubishyuraho ibihumbi aya n'aya none narabagabanyije amafaranga twataranye mbishyura niyo n'ubu nyibishyura kandi amafaranga mba mbishyura niyo nanjye mba naravuze umukozi azahembwa aya mafaranga ya n'aya nkayagaragaza muri submission avuga ni umukozi ukora aya n'aya azahembwa 30 cyangwa 30 byose bikubiyemo urumva rero zavuga ngo naramugabanyije ubu ugabanya n'uwo mumaze igihe mukorana ariko hari umwe uri hano hafi umva ngo bimeze gute ko arimo kuvuga ngo umushahara yanyu nta kibazo bifite yaje asanga duhembwa 40,000 we aje azatanga 30 ariko turarekarama aratubwira ati nimuhumure rwose 10 ryanyu nzaryongeraho ubwo birangije kubera ikinyinya ari kampani imwe mu murenge wa Kinyinya aho bari guhemba 40 twebwe ari kuduhemba 30 turi kwibaza rero impamvu bo yabaha 40 twakaduha 30 arakumva aragusubiza Allo wamwumvishe namwumvise ubose n'umvise ko ari umurenge wa Kinyinya akabona umurenge wa Kimironko turi kwibaza rero impamvu Kinyinya yahembwa 40 twebwe tugahembwa 30 kandi kampani ari imwe ibintu bitandukanye kubera yuko niba umukozi wa Kinyinya ahembwa 40 biterwa n'amasezerano ngiye mfitanye n'umurenge wa Kinyinya ubu mfitanye n'umurenge wa Kimironko rero nta masezerano aravugaho kandi namwe ni uburenganzira bwawe nawe babwiye utangira akazi amafaranga azahemba nayangaye uremeranya ko murayashimye nta kibazo niba ko mutayashimye wenda wajya gutera intambwe uzigiye mwakazi Kinyinya kuko ari uhemba 40 ariko ntibavuga ngo rekaraze kuko Kimironko bahembwa 40 na Kinyinya bakaba bahemba ya n'aya none ko tubaza ushinzwe isuku mu murenge akatubwira yuko ugomba kuduhemba 40,000 ubwo icyo kini kibazo cy'ushinzwe isuku mu murenge ntabwo ari icyanyu mu murenge niba yababwiye ngo tugomba kubahemba 40 ubwo nabisobanurire mu buryo bufatika cyangwa bugaragara natwe icyo nicyo dushaka kuko turajya ku murenge bakatubwira ngo nitubaze wowe twaza kuri wowe ukatubwira ngo nitujyeho twe turashaka kumenya biri gupfira utaje kumbaza ngo musobanurire neza ukazura hazi tubaza supervisor niko atubwira kandi akutubwira kuba wamutumye oya wowe niba nge ndi umukoresha wawe ukaba utanyuzwe n'umushahara nuba batera intambwe ukaza Kimironko aho dukorera noneho ukasobanuza n'icyo kibazo ntabwo ari ryo jyenyine hari n'abandi nyine wowe urivugiye niwe numvise uko ikibazo niho nyumva urumva wenda wowe uribarije ariko nta wundi ndongera kumva bazi icyo kibazo mbunabarije n'abandi bose ntabwo ari ryo jyenyine ubu mbambarije n'abandi ntabwo ari ryo jyenyine wababarije mbambarije n'abandi ariko nuko bimeze gukora mu murenge wa Kimironko kandi niyo masezerano ufitanye n'umurenge wa Kimironko ko mugomba guhembwa 30 sibyo niba ngombwa ko Kimironko wenda nayo yongera ku mafaranga y'uwo mushahara kuko umushahara twe kugenera waratanzwe mu isoko
none se ayo ngayo ariyo yose mwemeranijwe haba habaye iki kugira ngo yatinde kuko urabona nk'ubu tugeze mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20 amafaranga y'ukwezi kwa kane tutari twayabona inzara imeze nabi nibyo nahoze nsobanura urumva mama ni ukuvuga ngo natwe dukorera umurenge wenda wasomisobanura umunyamakuru yuko uku kwezi ni ukwa kangahe dukorana mbe twatandanye mu kwezi kwa kabiri ubu navuga ko ari ukwezi urishyurwa ukwa gatatu urishyurwa ukwa kane ndi mu gutegura kukwishyura kandi ndewe ndi mu kwishyuza umurenge amezi 4 yaba Kinya ntiranyishyura yaba Kimironko aho ngaho ntibaranyishyura urumva niyo mpamvu rimwe na rimwe wenda wavuga uti ko ntaye nakugeraho ngo mbigusobanurire ariko nawe iyo uza kuba wateye intambwe ukaza sibyo mbere yo kugira ngo wenda ujye no kubaza n'umurenge ukaza kubaza njyewe umukoresha wawe nkagusobanurira uko bimeze noneho mukagenda ufite n'amakuru meza ujya kubwira uwo munyamakuru ko wangezeho amakuru nayo twari dufite twebwe Chantal atubwira yuko ugomba kuduhemba 40,000 ngo impamvu atongera amafaranga ntago wigeze wandika ibaruwa ngo utange ikibazo yuko abakozi bakeneye guhemba amafaranga 40,000 ngo niyo mpamvu nabo batagomba kugira icyo bakubwira uko nta baruwa wari wandika none reka nkubaze ufite ikibazo cy'40,000 cyangwa ikibazo cyo gutinda kwishyurwa byose birahari ko ari bibiri noneho rero niba byose birimo umushahara wa n'ugomba kujya umurenge ushobora kuvuga uti reka twongeze abakozi kuko nanjye niyo navuze sinayikuvanamo ngo yaguhe nanjye ntawe nyavana urumva gutinda kwishyura nabyo gerageje kugusobanurira dukoranye amezi 3 mwishyuye amezi 2 sibyo njyewe muri ayo mezi 3 ntayo baranyishyura ariko n'ubu kandi ndimo gushaka amafaranga kugira ngo bishyure none ko bavuga yuko rwiyemezamirimo yaje gupiganirwa mu muhanda hari amafaranga afite kuri konti agomba guhemba abakozi ntibagire inzara wakazishyuza nyuma ariko urumva rwiyemezamirimo nawe ushobora kuba guhembya amezi 2 niyo mafaranga bafite kuri konti ariko ikibazo nanone mu mezi tumaranye nta munsi nimwe ugeze duhemba neza ariko rero ko mubwire udashimye uburyo muhemba uburenganzira bwawe rwose wanaza ukavuga uti reka nsezere sibyo ukavuga uti ndasezeye rwose bitewe n'uko ntaguhemba kuko njyewe ukuntu muhemba numva muhemba neza urumva rero n'uko utanyuzwe n'uburyo muhemba gusa nareza wiki sibyo nta kibazo ubwo washaka yuko ava mu kazi kawe amafaranga yose waba umurimo wayamuha yose akagenda ahubwo ushaka kugira ngo uvuge ndasezeye akazi sibyo waza rwose ukambwira uti nshingiye ku mpamvu izi n'izi sinyuzwe wenda n'umushahara sinyuzwe n'iki cyangwa mbonye akandi kazi sibyo nubwo washaka na leta iri guherekeza ikavuga iti twakoranye iki ngiki naho ugiye gukora nayikwandikira nkayiguha ubwo nuvuga ngo waba umurimo amezi 2 yaba ari 3 akaza akakubwira gutyo yose wayamuha akagenda akagwijira yawe cyane pe aho nubwo yaba 6 ahubwo kandi byaba 6 cyangwa ngaye yewe nuko kuva kwa kane ejo cyangwa ejo bundi muzayabona none rero gerageza nukuri pe inzara imeze nabi n'inzu z'abandi amaherezo turarara hanze none ubwo twemeje iki icyo twemeje hinduka uduhembe neza kuko nanjye akazi kawe ndagashaka nawe urankeneye nawe umva ntaguhemba neza rwose sibyo ntago ari jyenyine ni wowe wenyine kuko mu bakozi bari aho ngaho nta n'umwe uraza kubimbwira twese dufite ikibazo Hello? Yes, Rutabana. Yes, please. Noneho sinzi nimba twabonana tukajyana ikiganiro kigufi ubisobanura. Naguhaye gahunda yo kuwa mbere. Inkuru yagomba gusohoka uyu munsi nimugoroba. Saa moya n'igice. Ubwo nariza wiki. Ubu ngubu tuvugana burasirazuba. Urumva rero ndagira aho ngaho ikigoroba. Okay, sawa. Ariko ushaka rwose no kuwa kabiri waza nkaguha amakuru. Nta makuru afatika ntabwo ari ukuvuga ngo nukuri hari contract hagati yanjye n'umurenge. Hari n'amafaranga afatizo nanjye manerekanye ko ugomba guhemba umukozi. Okay. Ntabwo rero navuze ngo uzaba umukozi 40,000
mu muhembe 30,000 kuko iyo twebwe tuvuga ngo ugiye gukoresha abantu abanaba werekana amafaranga umukozi uzamuhemba rwose akaba ari amafaranga umuhemba mu gihe cy'umwaka niba uvuze 30 ni umuhemba kuko uvuze uti ndabuzamuhemba 40,000 we ati ndashaka nyuma ukavuga uti ukamuhemba 50 icumi ntaho waba uri vancere kuryivanamo umurenge utazari kwishyura okay nuko kuri rwose okay cyo kubatinza imishahara utinda imishahara agerageje gusobanurira mu kubango ubu turi mu kwezi kwa 4 okay kwa gatanu irenge gorera ntageranyisha kandi ngiye maze kubishyura inshuro 3 turi mu kwezi kwa gatanu turi mu kwa gatanu ariko utumaza amezi ane dukorana ubu turi mu kwezi kwa 5 kujya mu mezi kugira ngo tumara amezi 5 muri aya mezi ane nabishyura 3 muri hamwe mu munyamakuru umudamu arabikubwira hari proof of payment y'uburyo bishyurwa mu banka nanjye ndi mu kwishyuza imirenge ngo inyishyure nshobore no kubishyura andi mezi ari imbere kandi urumva amafaranga ya leta nanone ntabwo ari kuvuga ngo aratinze ariko akaza nanjye rero bari muri process yindi ishaka uburyo bishyura ari nayo mpamvu mvuga iti bitarengeze kuwa kangahe nko kuwa mbere kuwa kabiri w'icya cyumwe bazaba babonye amafaranga yawe kuri kwezi kuwa 4 ariko byaba byiza mujye mubaganiriza kuko nk'ubu ngubu ibi yose kugira ngo bahamagare abanyamakuru nabo baba bababaye urabona babona makeya ugasanga ukwezi kwa mbere kwa kabiri gusurvivinga kwabo biba ari ikibazo reka mubwize ukuri nkora ibishoboka uburyo bwose bushoboka kugira ngo mbegere urabona imihanda itandukanye buri muhanda ufite kuko reka nkubwize ukuri ni group y'abantu benshi ntabwo ari uyu nguyu wenyine barenze 12 11 gutyo urumva bose baravuga ngo hagati yabo usibye umugabo umwe we yambwiye ngo yigeze kukubona ariko ntabwo mwigeze kuganira ngo abandi nta nubwo bakuzi n'isura ariko urumva ntabwo ubundi no kuwa 6 w'iki cyumweru kuko nanjye nkora supervision ntabwo nohereza abantu ngo bajye gukora akazi k'isuku urumva ntakurikirana kuko akazi ushinzwe kakorwa ariko kubageramo ndabegera kandi ujya ku muhanda usanga ari nk'abantu 12 bakaba bafite umuntu umwe ubayobora uwo muntu yonje ngenda mpagarara aho agomba kuva n'aho agomba kujya hanabavugisha ariko ubu ni bambwira ngo tuvuganye n'indi ntabwo muzi nubwo ejo twahura sinabumenya kuko ngi nta nubwo yaje ngambwira ati mfite ikibazo iki n'iki niyubura abavuga ati ntabwo namukemuriye ikibazo iki n'iki kandi hari n'ikindi dukora burya ibibazo nubwo amafaranga atinda ariko ntabwo tugira ibibazo bingana sibyo mu ushobora kuza ugasanga ibibazo byacu ntabwo bingana njye abakozi dukorera ushobora gusanga umwe afite ikibazo cy'undi ibyo ndabibabwira ubu ufite ikibazo kiremereye kuko ukabona tambuka uze ku kazi ndagukemurira ikibazo uko wahageze sawa murakoze sawa murakoze cyane harya ngo witwa nde nitwa Bakti nkora kuri BigTown TV okay sawa